Telefoni ye yasonnye mu gihe atarabyiteze. Hari mu masaha ya saa 9 n'igice z'umugoroba. Telefoni yasonnye yireba abona ari nimero atazi. Yayitabye byumvikana ko afite umunaniro, ayitaba atabyitayeho cyane. Ariko ijwi ry'uwo wari umuhamagaye ntiryari risanzwe. Uwo musore wari uhamagaye yaratangiye ati hello, uri he? Umukobwa ati ndi hehe? Ndi mu rugo. Bimeze bite se ubundi? Urinde? Umusore yamaze umwanya ataramusubiza ku buryo umukobwa atangiye kumva umutima uri gutera atazi impamvu. Uwo musore yarongera avuga ati bangukuze ku bitaro, hari umusore witwa Fonso uharembeye cyane kandi ari kuvuga izina ryawe. Mama we niwe umpaye nimero ngo nguhamagare kuko we nta mayinite afite. Wenda hari uyu musore akubonye yakoroherwa. Umukobwa yaracecetse amera nk'umvise inkuru ikomeye kurusha izindi zose yaba yarumvise. Yabanje kubyita urwenya araseka ati reka da, ibyo ntibikize. Ariko undi ntiyasekanye nawe, ahubwo arushijeho gukomeza ijwi ati ntabwo bisekeje, ndakubwiza ukuri ni wowe Fonso ari kuvuga, nta kindi ashaka uretse kukubona, banguka uhagere n'abaganga baragutegereje. Umukobwa yumvise none umutima umusimbutse aribaza ati njyewe koko Fonso yarwaye avuga izina ryanjye. Uwo musore yahise akupa, umukobwa nawe ntiyongera gutinda. Yirutse agana ku muhanda afata imoto imugeza ku bitaro byari mu nkengero z'umujyi, byari byubatse imbere yawo umuntu atarawinjiramo neza. Akimara kugera ku bitaro yinjiye yihuta ashaka kumenya aho Fonso aherereye. Yegera umuforomo uri hafi aramubaza ati ni harwari uyu musore urembye cyane witwa Fonso? Uwo muforomo yaratekereje aramubwira ati uwo muntu ntari hano, nta murwayi ufite iryo zina twigeze twakira. Umukobwa yaratunguwe, yatekereje ko wenda hari uwo muganga atabizi neza, yongera kubaza undi nawe amusubiza uko. Yatangiye kuzenguruka mu byumba bitandukanye areba buri gitanda yizeye ko wenda aramubona, mbese ubwo yumva ko abaganga batabizi. Ariko uko yashakishaga hose niko akomezaga kumubura. Mu byumba byose yarebagamo agera no mu byari birwariyemo abana n'abagore yari yarengeye ariko ntawe yabonye. Umutima watangiye gutera cyane kurushaho, mu bitekerezo hatangira kuzamo urujijo rwinshi. N'umujinya afashe telefone ahamagara ya nimero yari umubwiye ayo makuru. Yaramubajije ati uri he wowe ko ngeze ku bitaro simubone? Undi yahise amusubiza ati sinigeze nkubwira ibitaro ibyo ari byo ariko uri he wowe ahubwo? Umukobwa ati ndi ku bitaro byo mu irembo ry'umujyi. Umusore nawe ati ntabwo ari ibyo, ari hano hino umaze kurenga mu mujyi, nibiri hafi ya rompowe, banguka ahubwo ameze nabi cyane, ari gukomeza gusakuza avuga izina ryawe yatumeniye amatwi. Umukobwa yumvise amaraso azamutse mu mutwe agira ngo arasaze. Yahise asohoka yiruka afata indi moto abwira motari ati nyihutisha ndihuta cyane, umbabarire ntugere uhagarara pe. Moto yanyuze mu muhanda wari wuzuye imodoka, umutari wari inzobere nawe agenda mukatakatana hagati, ariko uwo mukobwa byari nk'ari mu isi ye, aho amagambo ngo ararembye kubera wowe ari kuvuga izina ryawe yarakomeje kumuzamo. Akimara guhagarara imbere y'ibyo bitaro ntigeze yibuka ko hari icyo asabwa gukora mbere yo kugenda. Yavuye kuri moto nk'uri guhunga ikintu runaka ahita yiruka yinjira mu irembo atanasubije amaso inyuma. Umumotari yabanje kumuhamagara mu ijwi risanzwe ati mademoiselle, amafaranga yanjye. Ariko ntiyumvise kuko umukobwa yari yamaze kwinjira yiruka, umutima uri kuri Fonso. Umumotari yahise arakara ava kuri moto yisigaho amwirukaho, amugera ataratera intambwe nyinshi ngo arenge ku muryango w'ibitaro. Amufata ukuboko aramukurura aramuhindukiza aramubwira ati ese uragenda utanyishyuye, uzi ko nagutwaye ku buntu? Umukobwa yarebye umumotari wari uje nta mikino, nawe yumva agizemo ubwoba agerageza kuvuga ati mbabarira sinabitekerejeho. Ariko undi ntiyamuhaye umwanya, yahise amwegera asa n'ushaka kumukubita urushyi, arakaye cyane ati niwabitekerejeho se wumvaga ndi so cyangwa nyoko ku buryo nagutwara ku buntu, cyangwa namere ko udashaka kwishyura? Abakobwa mwigize mute? Uwo mukobwa yahise asubira inyuma gato, umutima utera cyane, ahita akura amafaranga mu gakapu atanayabaze neza, arayamuha aramubwira ati akira, mbabarira rwose nari nihuse cyane. Umumotari yarakiriye ariko komeza kumureba nabi, asa n'utanyuzwe neza, ubundi ujye ubanza wishyure mbere yo kwiruka nk'uri guhunga abicanyi. Ariko uwo mukobwa ntiyongeye kugira icyo amusubiza, yahise ahindukira yongera kwiruka yinjira imbere mu bitaro asiga motari akimureba. Motari yongeye kugaruka kuri moto yivovota, ariko abaza amafaranga abona yakubye kabiri, arimwenyuza ahita yorora moto arigendera. Umukobwa ntiyaragifite umwanya wo gutekereza ku bibaye. Ibitekerezo bye byari byamaze gusubira ku cyo yaraje gukora, ni ukuvuga gushakisha Fonso wari urembye kubera we. None yaragiye abaza umuganga waho ati yewe haba hari umusore witwa Fonso urembeye hano? Umuforomo yahise amureba ati yego arahari, ameze nabi cyane, ari mu cyumba kiri hariya, ntumbwire ko ari wowe. Yaragiye kuvuga izina rye ngo yumve niba ari umusore ari guhamagara, ashiduka umukobwa yarenze kare yirukiye kuri icyo cyumba yaramweretse. Uwo mukobwa we yumvaga umutima uri gutera cyane kurusha mbere hose. Yageze ku muryango w'icyumba cya mbere yihuta afata ku muryango agiye kuwukingura, yumva none hari nk'aho umutima uri kwirukanka mu gituza abuza aho uhagarara, maze mu kanya gato ariyumvira ati ese ubundi gukora ibiki? Yarahagaze amara umwanya munini ari gutekereza. Yaratekereje bimera nk'aho ubwenge bwe bugarutse ku murongo. Yatangiye kwibaza ati ubundi ubu si ubusazi ko Fonso ntamukunda, ndi guhirizwa n'iki? Niki kiri kunyaza ubwonko? Ariko nanone apfuye ari kumvaga hari ubwo bamfunga. Aho yarahagaze yitegereje uwo muryango yongera gufungura abona nta muntu urwariye muri icyo cyumba.
Yaratekereje ati niba ari ukwibeshya wenda sindi umusazi, ariko niba ari umuganga mbwiye hagati yanjye nawe harimo umusazi. Uko biri kose niba ntari kurota ndaza kugaragara nk'umusazi imbere y'abantu. Yakomanze ku mutwe aribwira ati garuka wabwengewe, ndumva ndi gusara. Mu gihe arakiri muri ibyo yumvise mu cyumba gikurikira hirya gato harimo abantu bari kuganira, ariko nanone yumva ijwi rituje ry'umusore wavugaga gake nk'uri mu buribwe bwinshi. Ntiyumvaga amagambo neza, icyakora yahise amenya ko ari Fonsi. Yarebye nimero y'icyo cyumba gikurikira ahita yumva ko ari ashobora kuba ari, ariko nanone ntiyahise yinjira. Yahagaze ku muryango ashyira ibiganza bye ku rukuta yubika umutwe areba hasi. Muri ako kanya ibitekerezo byahise bihinduka, yibuka aho umusore Fonsi yamumenyeye bwa mbere. Bahura bwa mbere yaraherekeje umusaza wari watangiye kwiga gutwara imodoka ashaka kureba aho ageze yiga. Aho hantu hari abandi bari baje kwiga imodoka. Niwo mukobwa yaboneye Fonsi bwa mbere. Fonsi yari ari hagati mu kibuga ahagaze iruhande rw'imodoka ari gusobanurira umwe mu banyeshuri uko yatwara ku muvuduko ukwiriye, anamwibutsa amabwiriza y'umuhanda. Yavugaga atuje asobanura neza ibintu mu buryo burimo ikinyabupfura, agatanga ingero, akabaza umunyeshuri we niba ari kumva ibyamubwiye, akamusaba kubisubiramo ku buryo n'utari umunyeshuri yashoboraga kumwumva neza nawe akaba yagerageza ibyamwumvanye kandi imodoka akayitwara. Umukobwa rero yazanye na musaza we, araza yicaye ku ruhande yitegereza ibyaberagaho, ntacyo yitayeho cyane kuri Fonsi kuko nyine ubu yari umwarimu wigisha gutwara ibinyabiziga, nta kindi yamutekerejeho uretse kumubonamo umusore w'umwarimu uzi ibyo akora gusa. Kuri uwo munsi wa mbere amuherekeza, umusaza we yarahageze atinze gato kubera ko nyine umukobwa yari yatinze yitegura ngo arashaka kureba aho ageze amenya ibyo gutwara imodoka, yashakaga kugera asa neza. Bakigera kuri icyo kibuga rero umusaza we nyine yahise agenda yihuta asuhuza Fonsi ati mwarimu mbabarira nakerewe. Fonsi yamurebye atuje nta mujinya ati ntacyo Mika, ariko ujye ugerageza kubahiriza igihe. Byagenze bite se ubundi ngukererwe? Mika yamusobanuriye ko yararanye umunaniro agakanguka yakerewe, mwarimu yumva atazanyemo amanyanga menshi. Muri ako kanya mushiki we yari yicaye hirya gato yitegereza gusa. Fonsi yahise amubona ariko ntiyabyitaho cyane, ahita yerekeza ku munyeshuri wari uri gutwara imodoka amuha amabwiriza ati ufata neza, ugabanye umuvuduko, uzenguruke neza. Wowe n'ubundi bisa n'ibirangiye ugiye guhita ugenda nkomezanye n'uyu nguyu. Yarongeye agaruka kuri Mika ati ibyo nakubwiye ejo hashize urabyibuka? Undi ati yego ndabyibuka. Fonsi ati ni byiza wowe witegura. Babaye bategereje ko umunyeshuri asoza kuzenguruka, ubundi Fonsi yinjira mu modoka ari kumwe na Mika ngo atangire kumwigisha. Mika akimara kwinjira yafunguye ikirahure areba mushiki we aramwenyura aramupepera. Mushiki we yegereye hafi ari kumwenyura yishimye cyane. Fonsi ahita amenya ko bazanye, abaza Mika ati ni mushiki wawe cyangwa ni umukunzi wawe? Undi ati ni mushiki wanjye. Kuri uwo munsi wa mbere uwo mukobwa na Fonsi ntibigeze bavugana byinshi. Umukobwa nawe ntiyigeze amwitaho, we yari yiteye kureba uko umusaza wafata diregisiyo akayobora imodoka. Ariko ku munsi wa kabiri ibintu byahindutse gato. Umukobwa yagarutse kureba musaza we. Uwo munsi yaraje aba yicaye hafi gato y'aho yatorezwaga ari kureba uko agerageza gutwara imodoka, maze Fonsi nubwo arabizi neza araza aramwegera aramubaza ati Mika ni musaza wawe? Umukobwa ati yego mba naje kureba uko yiga. Fonsi nawe aseka ati aragerageza ariko aracyafite ubwoba bwinshi. Hanyuma se witwa nde? Nawe ati nitwa Ariya. Fonsi ati ufite izina ryiza cyane. Nawe yaramwibwiye asubira gutoza Mika. Kuva uwo munsi uko Ariya yajyaga haza niko Fonsi yagendaga amwegera buhoro buhoro. Baganiraga biraho bakavugana ku bijyanye no gutwara ubuzima busanzwe. Rimwe na rimwe Fonsi akamubwira ati wowe se ntuziga? Ariya akabihakana aseka ati oya ntabwo ndabitekerezaho neza, ariko nimbitekerezaho nzakubwira. Igihe cyarageze ngo Mika yishyura ikindi cyiciro cy'amasomo kuko icya mbere yarakirangije neza. Uwo munsi Ariya wari wamuherekeje niwe wabikoze aramwishyurira. Fonsi yaramushimiye bagirana ikiganiro kigufi kirimo kumenyana neza kurushaho, amwenyura aramubwiye ati mpa nimero yawe, wenda umunsi umwe uzakenera gushaka perimi uzambwira nkwigishe gutwara. Ariya yayimuhaye atabitekerejeho. Mu minsi yakurikiyeho iyo Fonsi yabonaga Ariya aje, ijwi rye ryarahindukaga akavuga tuje kurushaho, rimwe na rimwe akaba yisetsa mu buryo budasanzwe kandi ari umuntu w'umusore. Abandi banyeshuri barabibonaga ariko ntawagiraga icyo abivugaho. Na Mika yabaga bibona ko byanga bikunda Fonsi ashobora kuba yishimira mushiki we ariko ntabihe umwanya. Mushiki we yiribereye muri konje muri iyo minsi, we yahazagaje no kuba aruhura mu mutwe, mbese agamije kubona icyamukura mu rugo ngo abahunze n'uturimo twabo twa buri kanya. Fonsi yatangiye kujya amwandikira rimwe na rimwe bitari ubutumwa bwinshi cyangwa burebure. Yamwandikiraga ubutumwa bugufi amubaza uko ameze, niba yageze mu rugo, cyangwa se akamubwira amakuru ye, akamubwira ibijyanye no ku kazi ariko amakuru yoroheje. Ariya nawe yaramusubizaga ariko akamusubiza mu buryo bworoheje. Yamufataga nk'umuntu baziranye, ariko ku ruhande rwa Fonsi siko byari bimeze. Uko iminsi yagendaga ishira niko Fonsi yagendaga yumvamo Ariya mu buryo burenze uko yabitekerezaga.
Yari yaramenyereye guhura n'abantu benshi mu kazi ke, ariko Aria yaratandukanye. Uburyo yavugaga, uko yasekaga, n'uko yabaga yiturije byamwinjiraga mu mutima buhoro buhoro. Yaryama akabirota, agatangira kwibona yambaye agakote k'umukara, agashati k'umweru, agakaruvati k'ibara ritukura, hari agatambaro mu mufuka w'ikote gasa na karuvati, yambaye agakweto ka kaki, atambukana na Aria mu gatimba bagiye kurahirira mu itorero. Aria we ntiyabibonaga muri ubwo buryo. Kuri we Fonsi yari umuntu mwiza, umugwaneza, w'inshuti isanzwe, ahubwo ntiyari yakageze no ku rwego rwo kuba inshuti. Yamufataga nk'umwarimu wa musaza we biraho nyine. Ntiyigeze atekereza ko hari undi murongo ibintu bishobora gufata. Umusaza we yarangije kwiga ajya gushaka pirimara nayibona, abona akazi ko gutwara umukire w'umusaza wo mu gace bari batuyemo. Hagati ya Fonsi na Aria bakomeje kujya bandikirana. Fonsi akamwandikira yumva ko ari kumufatisha, Aria watangira kumufata nk'umuntu wakora buri kimwe ngo umukiriya atazamucikana gato, kuko yibwiraga ko ari cyo gituma akomeza kumwandikira. Muri iyo minsi abakiriya biga gutwara imodoka barabibura, akagira ngo wenda bashaka kumufatisha ngo amuzitire nabikenera atazajya ahandi. Ibyo byose byaje kumara igihe kitari gito, ariko Aria ntiyigeze abyinjiramo cyane. Hari n'igihe atamuboneraga umwanya kuko yabaga yumva ntacyo kuvugana gihari, ntasubiza ubutumwa vuba, ariko Fonsi agakomeza kumwihanganira, akamwandikira uko abishoboye. Ibyo byose yabyibutse ahagaze ku muryango w'ibitaro, atarinjira ngo arebane na Fonsi mu maso. Yumvaga ashaka kumureba, akareba ukuntu uwo muntu yafataga biri aho ngaho. Yari yamusariye bigeze agatangira kuvuga izina rye. Yikije umutima asunika urugi. Akimara gusunika urugi yateye intambwe imwe, abona Fonsi aryamye ku gitanda, umubiri wacitse intege, isura yijimye, amaso yahindutse umutuku nk'ay'umuntu maze iminsi ataruhuka. Iruhande rwe hari hicaye nyina, amaso yuzuye agahinda no guhangayika, asa n'uwabuze icyo akora uretse kureba umwana we agenda acika intege, yibaza niba koko ari umukobwa wamurwaje cyangwa niba atari abazimu bamwiragije. Niko we yabitekerezaga. Yumvaga ko hari abadayimoni bamwinjiriye cyangwa akaba yaterejwe amahembe ahari. Mu kanya gato Fonsi yubuye amaso, asa n'ugerageza kureba neza, abona Aria ahagaze aho. Yagize ngo ari kurota. Muri we yumvise agize ibyishimo, gutungurwa, n'amarira atangira kumanuka ku matama ye. Yagize akantu k'akanyamuneza, nubwo imbaraga zari nke, iminwa iranyeganyega, asa n'ushaka kuvuga ariko ijwi ryanga gusohoka. Nyina wa Fonsi nawe yahise yitegereza uwo mukobwa, amureba kuva ku mutwe kugera ku birenge, atunguwe cyane ati, ni wowe Aria? Aria ntiyahise asubiza, ahubwo yegereye Fonsi umutima uremerewe. Yageze ku gitanda afata ikiganza cye, hanyuma amwicara iruhande. Cyari gikonje kitarimo imbaraga, ariko akimukoraho Fonsi aranyeganyega amera nk'uwumvise ubuzima bumugarutsemo. Fonsi yahise amugumana, ikiganza cya Aria ntiyakirekura. Nyina yarebye ibyo bintu, umutima uramurya, aramubaza ati, kuki wamuroze muko ku buryo wamubuza amahoro bene aka kageni? Ijwi rye ryari ririmo uburakari buvanze n'agahinda k'umubyeyi. Aria yumvise ayo magambo ameze nk'inkota imuciye mu mutima. Yarunamye, amaso atangira kuzamo amarira, ntiyabona icyo asubiza ako kanya. Fonsi nubwo aragifite intege nke, yagerageje gukomeza kureba Aria amufashe ukuboko. Mu maso ha Fonsi ho ni nkaho hari handitsemo ko kumubona byonyine bihagije. Aria yakomeje gufata ikiganza cye, aramubaza, turumva umeze ute? Fonsi yagerageje kumwenyura nubwo byari bigoranye ati, noneho ndumva ameze neza kurusha mbere, kuba ndi kukubona birahagije. Nyina wari wicaye iruhande yahise amureba atunguwe cyane, asa n'uwanze kubyemera. Yegereye umwana uramubaza ati, mahise urakizera? Umuntu w'umusore nkawe ukumva urwaye kubera umukobwa, bakagira aho bagushyiramo amaserume y'amazi? Simbyumva rwose, ari barakuroze. Yavuze mu magambo yijujuta, asa n'uwabuze ibisobanuro. Hanyuma yahise agabanya ijwi abwira Aria ati, umva muko, ngwino gato tujye kuganirira hanze. Aria yumvise ko bidakwiriye kumwangira, ariko mbere yo guhaguruka yongera kureba Fonsi, aramusekera, amukora ku matama nk'ushaka kumuhumuriza, aramubwira ati, ndaje gato. Bagiye gusohoka, urugi rwahise rukingurwa n'umuganga wari winjiye vuba. Yitegereza uko umurwayi ameze, asanga hari impinduka ziri kugaragara, gusa asa nk'utangajwe n'uko ibintu byari bihindutse mu kanya gato. Yabonye na Aria ahita amubaza ati, ni wowe Aria? Aria atangaye cyane ati, yego ninjye. Uwo muganga w'umukobwa yamurebye nk'uko nyina wa Fonsi yari yamurebye, ahereye kumanuka kugera ku musatsi, amureba mu rukenyerero, aranahindukira areba inyuma, aramubaza ati, ni wowe koko? Nawe ati, yego. Umuganga yikije umutima ati, wari utwiciye umuhungu wa Kanyagwawe. Barasetse, hanyuma bahita basohoka bajya inyuma y'urugi rw'icyumba. Nyina wa Fonsi yarabajije ati, muganga, mbere y'uko ujya kuganira n'uyu mukobwa, ndashaka ko mubanza kumbwira ukuri. Bishoboka bite ngo umusore wanjye ufite imbaraga, uzi gutekereza neza, agira hamira cyo kubera umukobwa, kandi atari n'uwo wavuga ngo ni wenyine uri ku isi? Ikindi ntimunyumve nabi, ariko uyu mukobwa si mwiza kurusha abandi bose Fonsi yaba yarabonye. Byanyubiye rwose. Muganga yabasabye kwigira hirya gato ngo Fonsi atanabumva. Mu ijwi rituje aramubwira ati, mubyeyi rero, ibyo mubona si ibintu by'amayobera cyangwa uburozi nk'uko abantu bamwe babitekereza, kandi nawe ni kuri kubitekereza. Ibi bifite aho bihuriye n'imiterere y'umubiri n'imitekerereze y'umuntu.
Iyo umuntu akunze undi mu buryo bukabije, ubwonko bwe buba bushobora kubifata nk'ikintu gikomeye cyane ku buryo atabonye icyo yifuza nko gukundwa cyangwa kwitabwaho bimutera ihungabana rikomeye. Yarakomeje ati hari imisemburo iba mu mubiri nka dopamine na serotonine igenzura ibyishimo n'amarangamutima. Iyo umuntu ari mu rukundo, iyo misemburo irazamuka akumva ameze neza cyane, ariko iyo urwo rukundo rutamuhiriye cyangwa rukamutera agahinda, iyo misemburo iragabanuka cyane bigatuma agira umubabaro ukabije, kwiheba, kubura apeti, kudasinzira, ndetse rimwe na rimwe umubiri ugatangira kugaragaza ibimenyetso nk'iby'umuntu urwaye indwara ikomeye. Nicyo cyabaye kuri Fonsi. Nyina wa Fonsi yamuteze amatwi ariko akomeza kugaragaza ko atari kubyakira neza. Muganga nawe yarabitahuye arongera ati kuba uyu mukobwa aje kumureba ni ingenzi cyane, si uko ari we wenyine wamukiza, ariko kumubona byonyine, kumva ijwi rye no kumva ko atamutereranye burundu biratuma ubwonko bwe butangira kongera kugaruka ku murongo buhoro buhoro. Ni kimwe n'umurwayi wari ufite ikibazo gikomeye noneho akabona icyizere cyo gukira. Buriya icyizere nicyo kirema. Ubu nawe ufite icyizere ko ari buze gukira kuko umukobwa yahoze aririmba ngo Ariya Ariya Ariya, noneho yahageze. Ubu ntabwo arongera kuvuga izina rye. Mbere yo kugenda yarababwiye ati uyu mukobwa akwiriye kumuba hafi, niba koko ari we umuha amahoro. Yarebye Ariya aramubwira ati niba koko ari we umuha amahoro mu mutima, bishobora kwihutisha gukira kwe kurusha uko mwabitekerezaga. Umbabarire rwose umugume hafi. Amaze kubasobanurira yagiye ku ruhande abaha umwanya, asiga Ariya ahagaze ahanganye n'umubyeyi wa Fonsi. Nyina wa Fonsi yarebye Ariya n'uburakari aramubaza ati mbwiza ukuri, nta kintu wigeze umuha, nta nzaratsi cyangwa ikindi wamuhaye? Kuko ibi mbona si ibintu bisanzwe. Kuva aho navukiye ntabwo nigeze mbona ibintu nk'ibi. Umwana wanjye ntigeze amera atya kuva na kera. Ariya yumvise atazi icyo yavuga, araceceka ahubwo areba hasi. Ntibyari byoroshye gusubiza uwo mubyeyi wari uri imbere yarakaye cyane kurusha imbogo, ariko nyina wa Fonsi ntiyamuhaye umwanya wo gutekereza cyane. Yakomeje kumwotsa igitutu ati none se utekereza ko nta bandi bakobwa bamenyanye? Abandi bakobwa se bamwanze kuki atasize gutya? Niba atari ibyo wamuhaye, niki wamukoreye? Niki cyatumye umwana wanjye agera aho arwara atya? Ariya yagerageje kuvuga ariko yumva icyo yavuga cyose kitaba gihagije. Yacecetse gato. Nyina wa Fonsi arongera ati kuki wamutereje amahembe? Ese yakwambuye amafaranga? Yarakwibye? Yaguhemukiye bingana iki? Ariya yumvise amarira agiye kuza agerageza kwifata. Yaramubwiye ati wa mubyeyi we rero, ntabwo iwacu turoga, nanjye sindi umurozi, kandi nta kibi yankoreye ku buryo namurogesha, kandi nubwo yaba yarankoreye ikibi ntabwo kumurogesha nabibona nk'umuti w'ikibazo. Umubyeyi ati none byagenze bite? Nawe ati reka mbikubwire. Umubyeyi nawe ati sibyo nakubajije se, mbwira wamukoze ibiki? Nawe ati twari dusanzwe turi inshuti gusa, twarahuye turamenyana duhana nimero tukajya tuganira ibintu bisanzwe biraho, nta kindi kirenzeho. Ndarahiye mu izina ry'Imana nta kintu cyihariye nigeze mwizeza cyangwa ngo mwereke ko hari undi murongo turiho. Ntabwo twigeze tuvugana ku bintu by'urukundo. Uyu munsi rero mu gitondo yampamagaye tuganira nk'uko byari bisanzwe, ariko yavugaga yitonze, nkeka ko wenda ari umunaniro. Hashize nk'iminota 3 gusa yahise ambwira ngo ndagukunda. Njye nahise mubwira ko bidashoboka. Namubwiye ngo njye singukunda, ntabwo bishoboka rwose, ibintu by'urukundo rwanjye nawe wapi byibagirwe. Nta kindi namubwiye kirenze ibyo. Nanise mubwira nti rero ibyo biganiro tube tuberetse, n'ubundi by'urukundo ntabwo byashoboka, nshaka no kuba ndohotseho gatoya ubu. Ndetse nahise mfunga na telefoni ndagenda ndaryama. Aho nakangukiye nagiye mu turimo two mu rugo nkora akazi bisanzwe. Igihe cyaje kugera nibuka ko nakuyeho telefoni nyisubizaho, ariko nabwo kugeza ubwo numvaga ko ibyo namubwiye ntacyo birahindura hagati yacu. Nyina wa Fonsi aramutumbiriye atavuga, ateze amatwi urupfu rw'umuhungu we rwari rugiye guturuka. Umukobwa arakomeje ati hashize akanya umuntu ntazi yahise ahamagara ambwira ko ari mu bitaro, kari kuvuga izina ryanjye cyane. Nibwo nahise nza rero, kandi kugeza ubu nanjye sinumva neza uko byagenze. Umubyeyi arakaye ati ninjye wasabye umusore ukora amasuku hano ngo aguhamagare kuko yakuvugaga kenshi cyane. Namaye telefoni ya Fonsi musaba kureba izina ry'umuntu yahamagaraga, kubw'amahirwe arayibona arabikora. Mbwira rero ubundi ukunda umuhungu wanjye? Ariya yanze kumusubiza arahindukira asubira mu cyumba Fonsi yararwariyemo nk'umuntu uri guhunga icyo kibazo. Nyina wa Fonsi yamukurikiye ashobewe, atagifite uburakari bwinshi nk'ubwa mbere, ahubwo arimo kwibaza ibibazo bitagira iherezo yabiburiye ibisubizo. Ariya yinjiye mu cyumba umutima utera cyane, abona noneho Fonsi yarushijeho gucika intege, iminwa yumye, guhumeka kwe kutari ku murongo nk'ibisanzwe. Yasaga nk'uvuye ku rugamba rukomeye arwanya akoresheje inkota n'amacumu, yazengereye wagira ngo yarwanishije umutima n'umubiri icyarimwe. Ariya yarongeye amufata ukuboko aramubaza ati Fonsi ubundi byagenze bite, wageze hano ute? Fonsi wari umeze nk'uri hagati yo gusinzira no gukanguka, ari kure cyane. Yaravuze ati waje? Ariya yamwegereye kurushaho ati yego ndi hano, mbwira byagenze bite? Fonsi yahumetse cyane ati byangoye cyane. Yacecetse gato akomeza kumureba nk'ushaka kumenya niba kuko ari we.
ntabwo yiyumvishaga ko yaba ari umuri iruhande. Yarakomeje ati kuvuga ko ngukunda si ibintu byari byoroshye kuri njye, nari mbimazemo igihe kirekire ngashaka kubikubwira nkabura aho mpera, nabitekerezagaho buri munsi, ni ukuri sinabonaga aho mbihera. Yamwenyuye gato ariko mu buryo bubabaje ati naje kwiyemeza kubikubwira nkaho ndi kwiyahura. Nari nizeye ko wenda kubera uko twabanaga, uko twaganiraga, wenda nawe wifata nk'uko mbifata, ariko wahise umbwira ko bidashoboka, ko utankunda. Muri kariya kanya numvise ibintu byose bihindutse. Nagerageje kubyihanganira, mu mutima ndibwira nti ni ibisanzwe, ariko nyuma siko byakomeje. Yavuganye ikiniga ati numvise kwihangana byanze, ntekereza ko ari bimwe by'abakobwa mubanza guhakana mugamije kureba urwego tubakeneyeho ngo mubone kwemera. Nanjye naguhamagaye, nongeye ndaguhamagara nshaka kumva niba wenda wavuga ukundi, ariko telefone yawe ntiyari iriho, wahise uyifunga kuko utashakaga no kunyumva. Numvise umutwe utangiye kundya, umutima utera nabi, amaguru atangira kunanirwa kugenda. Ibitekerezo byanjye byivanze, numva nta kindi gisigaye. Nagerageje kwibwira ko ntacyo bitwaye, ariko umutima ntiwabyemeye. Mu mutwe byivanze, buri kanya nkumva muri njye harimo izina ryawe gusa. Mu kanya gato rero ndagerageje kuva mu rugo ngo njye gutembera, ubwenge bwose buza kuri wowe, ndazengerera ngo hasi. Yarebye Ariya mu maso, amaso yarimo amarira ati sinari nzi ko byagera aha, ariko sinabashije kubigenzura, nari ngukeneye nubwo utari ubizi. Mama yabimenye bangejeje aha, asanga narembye ndi kukuvuga. Ariya yumvise umutima umuriye cyane, akomeza kumufata ukuboko atamurekura. Inyuma y'urugi nyina wa Fonse yarahagaze yatinye kwinjira, yari yegamye ku rukuta ateze amatwi buri jambo. Amagambo ya muganga yaratangiye gusobanuka neza, ariko umutima wari ugikomerekejwe no kubona umwana we yababaye bigezaho kubera umukobwa. Muganga yagarutse yihuta, asanga nyina wa Fonse agihagaze inyuma y'urugi acecetse nk'uwari wibereye mu bitekerezo byinshi. Yaramwegereye aramubwira ati nimwinjire turebe uko ameze. Fonse yarakiri ku buriri, ariko noneho asa n'uwongeye kugira imbaraga ugereranyije n'uko arameze mbere. Muganga yaramwegereye aramubaza ati urumva umeze ute nonaha? Fonse ati hari icyahindutse, simeze nabi nka mbere. Muganga yamubajije niba yariye, yumvise atigeze arya, asaba umukobwa kugerageza kumuha imineke. Yarabikoze, umusore aremera ararya. Nyuma yo kubikora, muganga yapimye n'uko umutima utera, yahise abwira nyina ati hari icyizere. Kuba yabonye uwo ashakaga kubona biri kumufasha cyane, ariko turacyakomeza kumwitaho. Nyuma y'akanya gato, muganga yasabye Ariya ko basohokana akagira icyo amubwira. Bahagaze ku ruhande kure gato y'icyumba, muganga aramubwira ati ndashaka kumbwiza ukuri, waba umukunda? Ariya ati oya simukunda, ariko kandi mfite undi musore nkunda. Muganga ati ni byiza kuvuza ukuri, ariko icyo ugomba kumenya ni uko Fonse atari mu gihe cyo kwakira ukuri gukomeye mu buryo butunguranye. Ubu aracyari mu bihe bikomeye, yoroshye cyane mu mutwe. Icyo bisaba ni ukumwitaho, ukamwereka kumwitayeho agatuza, ariko ntumuhe icyizere kitari cyo ngo ugire ibyo umusezeranye. Uramuganiriza ariko witonze, ntumutererane aka kanya, ariko nanone ntumwemerere ibintu bidahari. Tugomba kumufasha kwemera uko ibintu biri buhoro buhoro. Ariya yarabyumvise araceceka. Iminsi yakurikiyeho Ariya yajyaga amusura kenshi, yaramuganirizaga akamwumva, akamwereka akamwitayeho nk'inshuti. Fonse nawe yagiye agarura imbaraga buhoro buhoro, yatangiye kurya, gusinzira neza, n'amaso yongera kuba umweru. Nubwo umutima wari ugifite ibikomere, yaratangiye kugaragaza ko ashobora kongera guhagarara kigabo. Nyuma y'icyumweru kirenga, abaganga bemeye ko ashobora gutaha, ariko bamusaba gukomeza kwitabwaho no kwirinda kwitekerezaho cyane, kandi akirinda kumara igihe kinini ari wenyine. Umunsi wo gutaha ugeze, Ariya yari ahari. Bari bicaye hanze gato y'ibitaro mbere y'uko agenda. Fonse yamurebye mu maso, asa n'ushaka kumubaza ikintu cyari kimaze iminsi kimurimo. Ariya yumvise ko nta mahirwe azongera kubona yo kumubwiza ukuri. Yaramubwiye ati Fonse, ndashaka kukubwira ikintu cy'ukuri, ntabwo ngukunda nk'uko nkunda. Si uko ntagukunda bya gicuti, ariko ibyo nkunda by'amarangamutima, byo kumva nakubera umukunzi, nkakubera girlfriend, tukaba tuzanabana, ibyo byo ntabwo bishoboka. Impamvu ni uko hari undi muntu nkunda, sinakwifuza kubatendeka. Ese uramutse uri nkanjye, uramutse unkunda, undi mukobwa akaza kugusaba urukundo, wari umwemerera? Fonse ati oya. Nawe ati rero uwo mukobwa ashobora kumera nkawe, ni kimwe nuko nanjye bimeze, mfite undi kandi sinamuhemukira, mukunda nk'uko nkunda, urumva nakora iki? Kuri Fonse byari nk'aho ikirere kimuguyeho, yagize ngo isi yose bayimuteretse ku mutwe. Yacecetse akanya gato, arahumbya, umutima wongera kumusimbuka, ariko none ntibyari nka mbere. Yafashe umwanya muto ahumeka cyane, yitsa imitima, agerageza kwifata.
yaramwenyuye bimwe by'agahinda gakabije kaba karenze umuntu, aramubwira ati birababaza ariko nibyo nari nkeneye kumva, nibura ubu ndabizi neza nzi ko utankunda kandi niteguye guhangana nabyo. Ari yaramurebye amaso yuzuyemo impuhwe ariko ntiyongera kugira icyo avuga. Fonsi yarakomeje ati sinzi uko nzabigenza ariko nzagerageza kandi warakoze kumba hafi. Yarebye kure gato amira amarira avuga atamureba ati nzagerageza guhangana n'ubuzima nubwo bitazoroha. Nyina we yari yicaye hirya yahwereye ari kuvuga ati niyo wabyaye ikigoryi pe. Ntabwo umukecuru yumvishaga ukuntu umuhungu w'igisore ugeze igihe cyo gushaka umugore yahwera kubera umukobwa, ariko nyine ni ibintu byaba kuri buri wese. Muri ako kanya nubwo umutima wongeye gukomereka hari ikintu cyari cyarahindutse. Noneho yari yemeye ukuri ntiyongera kugwa hasi ngo azengerere. Ari yamaze kuva ku bitaro nubwo umutima wari uremerewe yagerageje kwiyumvisha ko nibura akoze ikintu gikwiriye cyo kubwiza Fonsi ukuri. Ari yamaze kuva ku bitaro nubwo umutima wari uremerewe yagerageje kwiyumvisha ko nibura akoze ikintu gikwiriye cyo kubwiza ukuri Fonsi. Icyakora ntiyashoboraga kubigumana wenyine. Yafashe umwanzuro wo kujya kubibwira umusore yari amaze iminsi ari kwiyumvamo, yaramutwaye umutima, yaramutwaye uruhu n'uruhande, umusore wari uherutse kuza gukora mu kigo yakoragaho. Icyo kigo cyari ikigo gitanga serivisi zijyanye n'itumanaho n'ikoranabuhanga, aho bakoraga ibijyanye no kwamamaza ku mbuga nkoranyambaga, gukora amadizayini no gufasha ibigo bitandukanye kwagura ibikorwa byabyo binyuze kuri interineti. Uwo musore bari barahamuzanye nk'umukozi mushya mu ishami rya digital marketing. Akihagera yigaragaje vuba kubera ubwenge n'uburyo yaganiraga neza n'abandi. Ariya niwe bahuje bwa mbere bahita baba inshuti kurusha abandi bose. Nyamara Ariya nawe nubwo yihagararagaho, uko byagendekeye Fonsi akamukunda akimubona niko nawe byahise bigenda. Byabaye bya bindi bita coup de foudre cyangwa love at first sight. Amukunda akimubona ariko bimwe bya gikobwa agakoresha ibimenyetso by'umubiri kurusha amagambo ngo amwereke ko yiteguye kwakira icyo yamubwira cyose. Mu masaha y'akaruhuko yamusabye ko bicarana akamubwira iyo nkuru yumvaga ishyushye kurusha amazi bacanira igihe kinini. Yatangiye kumubwira byose ahera kuko Fonsi yamukunze, uko yamubwiye ko amukunda atiteguye, nuko byaje kumugiraho ingaruka zikomeye kugeza ajyanywe mu bitaro. Uwo musore yamuteze amatwi amaze kumwumva aramubwira ati ariko umusore yagukunze by'ukuri pe, si ibintu bisanzwe byo kugeraho. Ari ati none se kuki mbona ubivuga nk'aho ari ibintu byoroshye? Umusore ati oya si ibintu byoroshye, ahubwo nibyo byerekana ko hari abantu bagikunda abandi by'ukuri. None se wowe kuki wamwanze? Umusore nk'uwo gukunda kuko ari ukwiriye kumwanga? Ari yahise asubiza adatinze ati hari uwo nkunda nanjye nubwo atarabimbwira, ariko ndamukunda niteguye no kumutegereza. Uwo musore yamurebye akanya gato hanyuma aravuga ati harya nakubwiye ko umukunzi wanjye yigeze gusara namubwiye ko duhagarika urukundo? Ari yahise amuca mu ijambo atunguye cyane ati burya ufite umukunzi? Umusore aseka ati yego, tumaranye igihe kinini cyane, twigeze kugirana ibibazo turatandukana ariko ubu turi kugerageza gusubirana buhoro buhoro. Ari yagize ngo akubiswe n'inkuba itagira amazi, yumvise ari nk'aho imwashe umutima. Isura yarijimye, yumva umutima uri kumanuka mu gituza ujya mu nda wumva. Umusore yarikomereje atazi ko amagambo yamaze kumukomeretsa cyane, atari ko wowe kuva nagera hano ni wowe muntu wa mbere twabanye neza. Niyo mpamvu nshaka kuzaba hafi yanjye ku munsi w'ibirori byacu. Uzaba nk'uhagarariye inshuti zanjye, sinzi niba nakwita nka fille d'honneur, nyine nk'umukobwa w'icyubahiro mu birori byanjye. Yarasetse ati ntabwo nzi neza uko ntabyita, ubyanze wazaha abantu fanta. Nubwo yavugaga aseka, kuri Ariya nta na kimwe cyari gisekeje. Yarameze nk'uhagaze mu mwijima, yumvaga isi yose iri kumwikaragiraho, akumva ubwonko bwe buri kuzenguruka cyane. Ibyo yari amaze iminsi yishyiramo mu mutima we byose byari bisenyutse mu kanya gato. Yamurebye mu maso, ijwi rye ririmo uburakari buvanze n'agahinda ati wari kubimbwira mbere, ntunyinishe muri ubu buryo. Uwo navugaga ko nkunda ni wowe, ese ntabwo wabonaga ko ngukunda? Umusore yahise aceceka atangira kubona ko hari ibyo atumvise neza. Umukobwa arakomeza ati Wilson, ndari ndi kugufata nk'umuntu udasanzwe, none nsanze n'ingero uri mu nzozi njyenyine, nibwiraga ko twese tubirimo. Yahise ahaguruka, Wilson arahagarara ngo amubaze aho agiye. Umukobwa agenda adasubije amaso inyuma, yanga no kumwitaba. Yatashye akazi katarangiye. Yageze hanze abona Wilson yamukurikiye, dore ko we yamwitaga Willy. Ati Willy, subira inyuma sinshaka kukureba no mu maso. Willy yasubiyeyo agenda atekereza ku ruhare yaba yaragize ngo Ariya yishyiremo ko ashaka kumutereta, kandi ari uko yahageze akaba ariwe bahuza bwa mbere. Ariya we yakomeje gutaha yarababaye. Yagendaga atekereza ati none se ikibazo kiri kuri njye? Ni iki gituma nkunda kandi ngakundwa nabo bidashoboka? Mu bitekerezo byongeye kwibona ari wenyine ahagaze hagati y'urukundo rutamushaka n'urwo ubwe yanze. Yageze aho yumva umutwe uremereye, umutima uramurya, yumva atangiye kuzengerera birenze uko yabyihanganira.
Ibitekerezo bye byaramurenze, agenda mu muhanda yivugisha ati uwankunze njye naramwanze, uwo njye nakunze ntanyifuza afite undi. Mu mutima we yumvaga ari nk'uri kuzenguruka mu mwijima nta nzira abona. Nta kindi yatekerejeho, yafashe umwanzuro wo gusubira kwa muganga wa wundi witaye kuri Fonsi. Yamusanze ku kazi ke amubwira byose biri uko yiyumva, uko umutima we wacitsemo ibice bibiri n'uko atazi ahagaze mu rukundo. No mu buzima busanzwe yumvaga ari nk'igishushanyo atazi ahava n'ahajya. Yaramubwiye ati ndumva ameze nk'umuntu uri hagati mu muriro, ndi gushya, ndi kubabuka, ndi gutokombera. Sinasubira kuri Fonsi kandi na Willy afite ubukwe vuba aha. Ese ubundi muntu ki nkora iki? Muganga yamuteze amatwi atamuciye mu ijambo, arangije amureba mu maso aramubwira ati ubanza ikibazo atari urukundo ahubwo ari uko utarimenya neza wowe ubwawe. Mu buzima siko buri muntu aba agomba kudukunda kuko twamukunze, kandi siko buri muntu udukunda tuba tugomba kumukunda natwe. Ariko ikibazo kivuka iyo umuntu ahisemo ko urukundo ari rwo rugena agaciro ke. Bimwe by'abaganga baba bahumuriza abantu yikije umutima ngo amwereke kamwumva cyane ati ikintu cya mbere ugomba gukora ni ukwiyakira, ukamenya ko kuba utarakunzwe n'uwo ushaka cyangwa kuba utarakunze uwagukunze bitagabanya agaciro kawe. Icya kabiri, ntuzihutire kujya mu rundi rukundo, reka umutima wawe ubanze ukire umenye icyo ushaka neza koko. Icya gatatu, jya wigira ku byakubayeho, ntuzasubire mu makosa yo kwizirika ku muntu utarakugaragariza neza icyo ari cyo kuri wowe. Ariya yumvise ayo magambo amukoze ku mutima mu buryo burenze, yaramushimiye arataha ajya kuba yitekerezaho. Iminsi yakurikiyeho ntiyari yoroshye, ariko yatangiye guhindura ibintu buhoro buhoro. Yatangiye kujya ku kazi, gusa agabanya cyane uko yisanzuraga kuri Wilson. Baganiraga nk'abakozi basanzwe, ndetse n'igihe yamutumiraga mu bukwe bwe yaramwangiye ati ntakwifuriza ibyiza byose, ariko sinakwigera nza mu bukwe bwawe. Willy yumvise ari ugufunga umutwe. Umuntu utagukunda rero yabonye ko umukunda cyane hari ubwo bagira ngo ni ubusazi cyangwa kumva kuri kwigiza nkana, ku buryo agukatira mu gitondo nimugoroba bakaguhamagara kubwira ko mwakwibera ababesto mukibera inshuti zisanzwe. Na Willy ntiyaratandukanye nabo bose kuri Ariya. Niyumvishaga igikomere yamuteye uko kingana ko burya atamutahira ubukwe. Ku rundi ruhande Fonsi nawe yakomeje urugendo rwe rwo kwiyubaka. Yaramaze kwakira ukuri nubwo byamubabaje. Yasubiye mu kazi ke atangira kubaho ubuzima bushya buhoro buhoro. Umuntu wamugoraga cyane ni nyina wamuhozaga ku nkeke agahora amutuka mubwira ko ari ikirogerwa, ko akunda nk'umwana w'uruhinja. Hari igihe yageze no kumubaza ati ko nshimye ko wasaze kubera agakobwa nka kariya kakwanze, noneho mu bana akaguta mu nzu ntiwakwiyahura. Ese uzaba umugabo ryari? Uzaba umugabo ryari ukigaragaza amarangamutima nk'abana bapfushije ababyeyi, kandi wasanga n'impfu zararonwa amabyeri disi ntunababare bigeze hariya. Kubera ko yari hashize igihe Fonsi atangiye kwiyakira, nawe yumvise yararengereye, gusa buri icyo amusubiza. Abantu bibwira ko abagabo batagira amarangamutima, ko badakwiriye kurira, kandi nibo bagira menshi ahubwo, cyane ko nyine batayagaragaza. Iyo bayarekuye akuba inshuro 100 y'abagore n'abakobwa. Nibyo byabaye kuri Fonsi, ariko yaribajije ati ese koko mama apfuye najye mu bitaro nkaremba nagenda ari kuvuga izina rye? Igisubizo cyari oya. Nyamara umukobwa batavukanye batakuranye utari nyina utari mwene wabo yaramusajije araremba amara icyumweru kirenga. Nyuma y'igihe yaje no kubona undi mukobwa wamwumvaga, tangira urukundo rushya rugenza gake, yanga kwihutisha ibintu. Hashize amezi we na Ariya bongeye guhura. Bahuriye hafi y'aho yigishirizaga gutwara imodoka. Umusaza wa Mika waruzi ibyababayeho yaramubwiye ati uriya musore niwe nyesha akazi mfite, rero ntabwo twahanyura ngo tutajya kumusohoza. Ariya nawe yaramukumbuye ashaka kumureba. Baragiye bajya kumureba. We na Fonsi bagihuza amaso baramwenyuye. Fonsi yaganirije Mika amushimira cyane ko yamwigishije neza, agahita abona perime akabona n'akazi. Hanyuma abona no kuganiriza Ariya afite mu dusoni duke duke nyine nk'umuntu wigeze kumusaza. Nyuma bagiye gusangira agakawa, maze mu gihe baganira Mika waruzi ibyababayeho ababahaye akanya ngo baganire. Yarabajijishije ahamagara umuntu kuri telefoni ajya kuvugana nawe nabo basigara bavugana. Fonsi amwenyura aramubwiye ati natekerezaga ko ntazongera kuganira nawe ntuje nka gutya. Ariya nawe amwenyura ati nanjye nuko, ariko urabona ko byashobotse. Baganiriye ku byabaye ntawe ushinja undi. Bemeye ko buri wese yagize uruhare mu byabaye. Ariya yemera ko atamuhaye umurongo usobanutse ngo amwereke aho bava n'aho bajya. Fonsi nawe yemera ko yihutiye gushyira umutima we ku muntu atari yakamenye neza. Barangije bagira bati twese twarize. Ariya yakomeje ubuzima bwe, gusa yari amaze kumenya amasomo atazigira yibagirwa yuko kujya mu rukundo bitaguha agaciro byonyine, ko ahubwo wowe na mugenzi wawe muhuza kuko muzi agaciro kanyu. Yemeye ko kwihutira gukunda cyangwa gutegereza ko guha urukundo bishobora kugutera ibikomere utazakira. Uba ugomba kumenya ko urukundo ushobora kuruhabwa cyangwa nturuhabwe. Yize kandi ko kuvuga ukuri kare birinda ibibazo byinshi by'ahazaza.
Fonsi nawe yize ko umutima ushobora gukomereka ariko umuntu akongera kwiyubaka mu gihe abyiyemeje, kandi yiga ko kwikunda no kwiyubaha ari ryo shingiro ry'urukundo ruzima. Uri umuntu utikunda ntiwiyubake mu marangamutima ntiwabona urukundo rukunyuze. Nyuma y'igihe Aria yaje guhura n'undi musore utaramusabaga byinshi cyangwa ngo amushyireho igitutu. Ntibyabaye vuba ariko nyuma byaje kuba ukuri, kandi noneho ntiyigeze yihutira kumusarira. Yabanje kugenzura uko yiyumva, amenya umusore neza uwo ari we, urukundo rwabo rugenda rukura buhoro buhoro kugeza babanye. Iyo yibutse ibyo yanyuzemo byose ntiyicuza, abibona nk'inzira amugejeje aho ari. Kuko hari igihe ubuzima bukunyuza mu nzira zibabaje, ariko amaherezo bukakwigisha uko wakunda, uko wakwikunda, uko wakira ibikomere, n'uko waba wowe ubwawe. Aria yakoze ikosa ryo kutagira umurongo usobanutse mu mibanire na Fonsi, akamuvugisha nk'inshuti isanzwe, ariko rimwe na rimwe akamuha umwanya muremure kandi abyumva ko Fonsi ashobora kuba amukunda, akanga gushyiraho imipaka ntarengwa mu kiganiro cyabo, akakira uko Fonsi yamwitwaragaho amugaragariza amarangamutima rimwe na rimwe, ku buryo Fonsi byamuteye kumwibeshyaho, akibwira ko ari urukundo, umukobwa nawe ntanamubwire neza uko amufata, kugeza igihe ibintu byageze aho bikomera bikazamba. Fonsi nawe yakoze ikosa ryo kwihutisha ibintu, afata umutima abonaga mu birere ngo hari umuntu urawusama, ugwa hasi urameneka. Yatanze umutima we nta muntu wo kuwakira uhari, yijandika mu rukundo atabanje kumenya neza ko ari yamufata. Yiyumvishaga ko ibimenyetso by'ubucuti busanzwe bivuze urukundo, ahita amubwira ko amukunda, amugaragariza amarangamutima yatiteguye no kwakira igisubizo icyo ari cyo cyose. Yagombaga kwishyiramo ko ashobora guhabwa yego cyangwa oya, kandi ubuzima bugakomeza. Mu gusoza iyi nkuru, ndagushimiye cyane aho tugeranye ku musozo w'ubana natwe umunsi ku wundi, kandi nabwo niba ari ubwa mbere ndagushimiye. Ntugende utaduhaye subscribe kuri iyi channel yacu ya Musekura Jean niba utarabikora. Naho mu nkuru z'ubutaha kandi tuzishimira kubana nawe. Bye, ntuzacikwe nazo.